nawe waba umutagatifu. Erega nicyo wahamagariwe. Niki twakwigira ku batubanjirije? Ibuka igihe ubatizwa. Kuva ubu no mu bugingo bw'iteka ubaye urugingo rwa Kristo, we musaserdoti, umuhanuzi n'umwami. Ngaya amagambo wavugiweho. Muri batisimu wagizwe ikiremwa gishya, wambikwa Kristo. Ese itara ryawe riracyaka? Ese umwambaro wawe urakererana? Humura, garukira Imana. Abatagatifu n'abanyabyaha bababariwe. Akira Kristo. Ikiganiro ibirari by'ubutagatifu mukigezwa na Beata Mukarusanga, umukristo wubasa urugo. Bavandimwe inshuti z'Imana, muri ikiganiro ibirari by'ubutagatifu Kristo Yesu akozwe, ndacyakomeza kubaganiriza ku butwari bw'abatagatifu b'abana batoya bahawe Imana mu binyejana bya mbere by'ubukristo. Reka mbere yo gupfundira aka gaseke nanone twongere tangiza ikimenyetso cy'umusaraba ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Ngiye kubaganiriza kuri Mutagatifu Suzana. Suzana akenshi usanga ari amazina twita ngo n'ay'abakecuru n'aya kera, ariko sinzi ko ubu ngubu wenda dufite ba Suzi, dufite ukuntu duhina utuzina nk'utwo ngutwo, ariko mu by'ukuri igisobanuro cya zina Suzana ni igisobanuro cyiza cyane. Ni izina risobanura ngo ururabo rwa Lisi. Urumva Lisi ni ururabo rwiza. Abitwa ba Irisa, abitwa abandi, buriya tubishyize muri bindi rw'igihe burayi nyine tubijyanye muri urwo rurimi, buriya baba bitwa nyine ba Suzana. Binyibukije ya nkuru ya Daniyeli yo mu gitabo cya Daniyeli, umuhanuzi Daniyeli, wa mugore twa Suzana, abasaza babiri bagiriye irari bagashaka kumwicisha amaze kubahakanira ko bamusambanya. Ngira ngo ba Suzana mukwiye rwose kugira iyo purite, kandi natwe tukabigiraho kugira ubwo busugi bw'umutima, ubuzima burimo bwose, aho uri umukobwa aho uri umugore, ukagira ubuzima burimo kubaha umubiri na roho, tubigirira Imana. Suzana rero ni mu ntoki. Suzana yavutse yavutse muri 280, yitaba Imana ku itariki 11 z'ukwa munani muri 295. Urumva ni mu kinyejana cya gatatu, ni kera cyane. Nawe rero yishwe afite imyaka 15. Papa we rero Gabinius yari umubyeyi w'umukristo cyane. Akimara kumubyara rero, hashize iminsi mike yamubyaye, yapfushije umugore asigara n'umupfakazi, amurera wenyine, amurera gikristo ku buryo bukomeye, amutoza imico yo gukunda Imana kuruta byose, amutoza ubuzima bwo kubaho asoma ibyanditswe bitagatifu. Hanyuma na Suzana nawe aramwemerera rwose, ajya muri uwo murongo. Ndetse uyu Gabinius akimara gupfakara yasabye kwinjira mu muryango, mu basaserdoti, bamuha ubupadiri. Icyo gihe byari byemewe. Muri ubwo bupfakazi bwe abutura Imana, ajya kwibera umupadiri. Umwana we rero nawe yakomeje nyine uwo murongo yari yaramutoje. Ngira ngo hari nk'umupadiri se niba azakwamuriraga ubwe cyangwa niba yamuragije umuryango runaka ngo mumurerere, ntaho babivuga mu gitabo ndi gusoma. Ariko ikindi bamuvugaho nyine muri uyu muryango, bari abantu bakomeye, bafite ibisanira bikomeye, bari bene wabo wa Papa Caius, nawe wabayeho muri icyo kinyejana. Hanyuma bakaba nanone bene wabo ba hafi n'umwami Diocletian, uriya watotezaga abakristo. Mu kusoma ino nkuru nasanze uriya mwami yatoteje abakristo mu minsi ye ya nyuma, mu gihe mu minsi ye akimara kwima ingoma, ntabwo yarwanyije abakristo, ahubwo ubwo agiye yamara iminsi ku ngoma aryoherwa n'ubutegetsi, ashaka gushimisha hari ngira ngo na rubanda rw'abapagani, nibwo yagiye yohoka muri izo ngeso zo kwica no gutoteza abakristo. Urumva rero ko umuryango wa Suzana wari ukomeye, wari ufite mu isanira ry'abapapa, abami n'iki. Rero uko kuntu yakuze Suzana yisomera ibitabo by'abatagatifu, cyane cyane agasoma les pères de l'église, bari abantu ba mbere bagiye bandika
ubuzima intumwa bagiye bakurikira bya hafi intumwa za Yezu mu kinyejana cya mbere n'icya kabiri, urumva nibyo bitabo yasomaga, agasomana n'inyandiko zari zihari aho hafi, kugira ngo na Bibiliya icyo gihe ritaratangira gukwira cyane. Ko buriya Bibiliya ntabwo yahise yandikwa Yezu akimara gusubira mu ijuru, ahubwo murabizi ko yagiye nayo ifite amateka. Bibiliya yanditswe na Kiliziya, babandi bavuga ngo ntabwo bakatujora muri Kiliziya ngo ntabwo dukoresha Bibiliya, ngo ntabwo tuzi ibyanditsemo. Kiliziya nayo yanditse Bibiliya, ntabwo ari Bibiliya yanditse Kiliziya. Nabyo bijya bituma numva mpaye agaciro cyane uruhererekane tradition, uruhererekane imvugo, uruhererekane rw'ibyo abantu bemera kuva aho Bibiliya ritarabaho kugeza naho ibiraho, ndetse n'ibyakomeje nyuma ya Bibiliya nabyo Kiliziya yiha agaciro tradition. Suzana rero nta kindi cyamuhibikanishaga, nta kindi cyamuhikanyaga atari gukunda Imana, kwiha umwanya, gusenga no gusoma no kwitanga kugira ngo ibyo yamenye n'abandi babimenye. Rero yakundaga Imana n'umutima wose n'amagara ye yose, kandi akabaho gusa abereyeho urukundo rw'Imana, agahora ashishikazwa no gusenga Yezu wamupfiriye ku musaraba. Umusaraba wamubereye ikimenyetso gikomeye. Nyamara yemeraga n'intege nke, agahora atakambira Imana ngo imukomeze muri uko kwemera, kuko we ubwe ntacyo yakwishoboza. Rero afite imyaka 15 yahisemo kwiyegurira Imana mu buryo budasubira inyuma, nuko aragenda apfukama imbere ya alitari mu ibanga ry'umutima we, avuga isengesho ryo kwiyegurira Imana, ko yiyeguriye wese n'umubiri we na roho ye n'ibitekerezo bye, uko yakabaye wese yiyegurira Imana mu mubano mutagatifu. Kuva icyo gihe yumva ko rwose yirundumuriye mu mubano n'Imana. Igihe umukobwa wa Diocletian witwa Valeria wararongowe na Galeri apfuye, bashatse kumushumbusha Suzana. Urumva nubwo bari bigisanira bene wabo wenda n'amasano, ariko bavuga bati ntabwo turi bujye kure, ubwo Valeria yapfuye reka umuhungu wacu tumushumbushe Suzana. Nuko rero bayitangira nyine kurambagiza, baganiriza se, baganiriza ndetse na papa icyo gihe Kayiyusi. Nuko bati muturebere niba mwadushyingira umwana wanyu. Nuko kuko nyine nko twabibonye akiminguma ntabwo aratangira gutoteza abakristo. Kayiyusi yari papa, Gabinius yari se wa Suzana, yari padiri. Nuko bagina batese ibintu byo gushaka gushyingira umwana wacu muri biriya bikomerezwa, ko uriya muhungu w'umwami yari inkora amaraso, we yatoteza abakristo ku mugaragaro, tumushyingira umwana wacu bigende bite. Ibiganiro birabayobera, bavuga bati nitumushyingira hari wenda arazira kumashuri urupfu, atangire gukora abakristo. Ariko nanone nasanga wenda umwana wacu ari umukristo birarabisha, ahubwo no yawukora abakristo bose, cyangwa se umwana wacu nanamwanga, biratuma n'ubundi mbese birabayobera. Bazunguza imitwe biranga, baragenda baganiriza umukobwa wabo Suzana, baseka twiyumvire icyo atekerezaho. Suzana nawe ari gusenga, nibwe mwatuje yuko ukwemera Kristo nta gusubira inyuma, none mugiye kunshyingira iriya nkora amaraso yanga abakristo. Nuko ati njye ndumva rero ibyo ntabishyigikiye. Yabivuze muri aya magambo ati, mwari muzi ko ndi umukristo, si mwanyigishije ibyo kwemera, nute mwemeye kumva ayo mateshwa. Njyewe rero kwemera umupagani w'umwicanyi namwe mutemeye guhindura ngo abe umukristo simbishoboye. Urumva yavuga ati nashyingirwa nawe uko yabanje guhinduka akaba umukristo. Nuko Suzana yakomeje yiragiza Imana mu isengesho agira ati, nasingizwe Imana ishobora byose yanyakiriye mu rugaga rw'abatagatifujwe, mpakaniye uwo muntu kandi azangeza ku byiza nifuza byo guhorwa umwana wawe Yezu Kristo. Yahise abibonamo ikimenyetso cy'uko niba Imana yemeye yuko arambagizwa n'abapagani, inzira ubwo nyine y'ubutagatifuzwe bwe bwo kwinjira mu mubare wa maritiri yegereje. Yarabyishimiye cyane rero, namwe nyumvire urwo rukundo rw'Imana rutuma abantu b'icyo gihe barifuzaga kuba maritiri bagahorwa Imana, kuko icyo gihe byari bigezweho pe. Nicyo kintu, iyo nzira navuga ya bugufi yagezaga abantu ku Mana bakinjira mu rugaga rw'abatagatifu mu ijuru. Rero Suzana akimara gusubiza Gabinius
ko azaba indahemuka ku bukristo se yarabyumvise pe, ntago yamuvebye, ntago yamutukamye cyangwa ngo agerageze kumukora ku izima. Ababyeyi rero bamutoje ubukristo kuva akivuka barabyishimiye, ababwira kandi ko yahaye Kristo umutima we n'umubiri we adashaka kwiyangiriza ubusugi, yirunduriye Kristo. Na Kayusi abimushyikiramo amubwira ko kubera ko yihaye Kristo rimwe rizima agomba gukomeza kumwizirikaho, gukurikiza amategeko, kumwizera no kuba mu mahoro, amuha umugisha wa gishumba. Nuko urumva ko ababyeyi bombi baramushyigikiye. Nyuma y'iminsi 3 Claudius uyu nguyu wenda sinabivuze nsoma inkuru yose, ahubwo Claudius uyu nguyu yari intumwa uriya umwami yatumye kuri uyu muryango kugira ngo ajye kumurambagiriza. Claudius rero yaramaze kuvuga ayo magambo, uramva basigaye bajya inama n'iki bigenze gutya. Nyuma rero y'iminsi 3 Claudius aragarutse kureba igisubizo. Akihinguka rero Gabinius se wa Suzana amubwira ati ntihagire ikigupfuka amaso, reka tubikore mu bushishozi n'ubuhanga kugira ngo tutazabyicuza. Tugomba guha urubuga Suzana akagira icyo abivugaho. Yamuhaye rugari kugira ngo abanze abivuganeho na Suzana umukobwa we. Nuko baramuhamagara. Claudius amubonye amwirohaho ngo amuhobere amusome, nawe yari bene wabo yumvaga ntacyo bitwaye. Undi amukubita inkubara amwigizayo, aramubwira ati igira winyanduza unsoma, sinagenewe abantu bandavuye cyangwa banduye, ahubwo nagenewe Nyagasani Yezu Kristo umwami wacu umwe rukumbi. Claudius rero atangazwa n'ayo magambo, nuko amusaba imbabazi kuko yarazi ko ari mwene wabo ntacyo bitwaye ko yamuha iyo ndamukanyo yo kumusoma. Nuko kuko yumvaga ko ari gusuzanya ibya kimwe kandi bimenyerewe muri uwo muco wabo. Nuko rero amwaza ati rwose ikibi kiri muri ibyo ngibyo ni ikihe? Nuko rero Suzana aramubwira ati iminwa yawe yandujwe n'ibitambo turi bigirwamana kandi imiryango urunuka, kuko ari amanjwe imbere y'Imana yacu ishobora byose. Naho niba ushaka kubohoka cyangwa gukizwa, icuza ibyaha byawe maze wakire batisimu mu izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Claudius mu bwiyoroshye bwinshi agarukira Imana, abwira Suzana ko ari uzamubera umukateshiste, ati ibyo uzanyigisha byose nzabikurikiza, kuko urumva yasenze ibigirwamana by'ubujiji, ntabwo nangiye umutima we yatangiye akurikiza inyigisho n'inama za Suzana. Kayusi rero wa mupapa nawe yibutsa iyo ntumwa ngo imwumve neza ko yaje ku bibazo by'isi, none Imana yamuzanye hano ngo habe ukuboko kwa muntu. Nuko amusinyisha Suzana rero arukoreye roho uriya Claudius intumwa y'umwami itangira kwigira batisimu, nyuma arabatizwa. Nzashyira mu bikorwa ibintu byose muzambwira, ariko ntidutinde kujya kubibwira umwami. Gayusi amusaba ko yakurikiza inama bamugiriye, hanyuma agakora ugushaka kw'Imana. Suzana we yamubwiye ko yamennye amaraso y'abantu benshi abahora ubusa, kandi ko agomba rero kwisubiraho akabatizwa, Imana izakira amasengesho ye. Nuko urumva rero muri iyo batisimu nyine yagiye yariteguye, araza ahabwa isakaramentu yamaze no kwicuza ibyo byaha byo gutoteza abakristo. Ubwo rero Claudius asubiye iwe abwira umugore we ibyamubayeho. Nabo baratwarwa bajya kwiyandikisha kwa Musenyeri, bigira amasakaramentu, bahabwa batisimu, ugukomezwa n'Ukaristiya. Bagarutse bashyira mu bikorwa ibyo bari biyemeje igihe bahabwaga amasakaramentu. Ni ukuvuga bakurikije imigenzo ya Gikristo nyine, nta n'umwe bangije. Hanyuma rero urumva ntabwo iyo nkuru yatinze kugera ibwami. Claudius rero amaze guhinduka, n'umugore we n'abana be ndetse na murumuna we basubiza agatima impembero, bemera ivanjiri, barabatizwa. Gabinius yakundaga gusenga agira ati Nyagasani Imana yacu, wowe uhuriza hamwe abatatanye, humugisha abo wahurije hamwe, maze umurikire roho z'abagaragu bawe, kuko urumuri n'ugukuri ubu n'iteka ryose. Murumva rero ko uburanga bwa Suzana, ubwiza bwe, amasengesho ye byose byatumaga abantu bagarukira Imana yemera. Reka rero ndeke gusoma, mvuge muri makeya yuko uyu mwami yamaze kumenya yuko Claudius intumwa ye nawe yahindutse umukristo, biramuyobera neza arababara. Nuko we n'urugo rwe ngo abacira hanze ya Roma, abategeka yuko bacana umuriro bakabajugunya muri uwo muriro bagashya.
urwo rupfu urugo rwose nuko rwapfuye ruhowe Imana nyuma yo kugarukira Imana bigishijwe na Suzana. Urumva rero ko yahise abona yuko intego yo gushyingira wa muhungu we wari warapfakaye itagishobotse kuko Suzana akomeye ku bukristo bwe. Icyo gihe rero Diocletian yarabishe ahubwo ategeka yuko Suzana nawe bamuca umutwe, ariko bakabikora mu ibanga rikomeye kugira ngo adateza imyivumbagatanyo muri rubanda. Nuko yubahije rero ibyo bamubwiye, ubwo yahamagaye rero umusirikare umwe amwirohaho, donc umusirikare umwe ategeka amwirohaho, amuca umutwe tariki 11 z'ukwa munani muri 295. Icyo gihe Suzana yamaze imyaka 15 gusa. Yahise ashyingurwa mu mva mu irimbi rya Mutagatifu Alexandre hamwe hari hashyinguwe n'abandi bakristo bari baratotejwe bagahorwa Imana. Icyo gihe rero hari igihe kitotezwa rikomeye, ariko Kiliziya yaronse abatagatifu benshi batabarika bajya gutegura iryo risi. Suzana bivuga irisi rero rwa risi, iryo risi ryagiye gutegura mu ijoro. Rero tumaze kumva abatagatifu batandukanye bahorwa Imana, ari bato, ari abana bato cyane. Natangajwe n'ariya magambo y'umwana w'imyaka 15, cyangwa se n'ariya twavuze kuri Mutagatifu Agnes imyaka 13. Bose urumva yuko amagambo bavuga y'ubukristo niyo mutagatifu bavugiramo, ntago ari umwana muto uri kuvuga, ahubwo niyo mutagatifu bavugiramo. Rero ukwemera kwacu kutugeza aho tuhakana ibinyuranyije rwose n'ubukristo. Natwe tubatizwa nibi twasezeranye, baratubajije ngo wanze shitani n'imihango yayo yose n'ibyo dushikisha byose. Ubu ngubu shitani ntago kiza dutoteza muri ubu buryo, ahubwo yari yoberanyije izana akarimi keza ubuhanuzi Imana yakuntumyeho ibiki ibintu bitandukanye by'akarimi karyohereye, ariko bikarangira uyobotse Imana y'ibitangaza gusa by'isi, Imana ikusezeranya ihirwe ry'isi, Imana itakubuza kumaramaza, Imana yoroheje, Imana bise wiremeye, niko navuga. Rero dushishoze, ntabwo uyu munsi tuzavushwa amaraso ahari muri ubu buryo, ariko ni ka karimi k'uburyarya Sekibi izana yiyoroshe izina ry'Imana. Niryo Yesu yatubwiye ati mu minsi ya nyuma bazabashuka bitwaje izina ryanjye, ntimuzabakurikire. Bazavuga ngo ndahangaha ntimuzajye, undi hariya ntimuzajyeyo. Rero aho Imana iri turahazi. Imana yaratwibwiye, Yesu Kristo yaratwibwiye muri Kiliziya ye mu buryo bwinshi, twarabibonye mu buryo butandukanye, tuhahora tubyigishwa, tubikomereho. Ntabwo Imana yivuguruza. Imana ni ya yindi, Kristo ni wa wundi, uhora tubwira kumukurikira tutabibagurika. Hasingizwe Imana, abamarayika n'abatagatifu bayo.